Reka ngusuhuze wowe ukurikira Umusingi TV muraho, mwiriwe mumeze mute amakuru yanyu? Ndabasuhuje aho uherereye wese wumva ikinyarwanda, wowe uvuga ikinyarwanda ndagusuhuje, nizere ko Imana ikurinze neza. Muri Afurika yose turi benshi abanyarwanda, ku isi yose, i Burayi, Amerika, Australia, Canada, noneho muri Afurika ho turi benshi cyane cyane cyane. So ugiye kureba abari mu Rwanda n'abari Uganda bonyine, noneho shyiraho abari Kenya, shyiraho abari Malawi, shyiraho abari Mozambique, shyiraho abari Zambia, shyiraho abari South Africa. Ni benshi cyane abanyarwanda Imana yaduhaye ubwinshi, ariko yaduhaye agahugu gatoya, agahugu gatoya amateka akomeye cyane ku isi. Ariko amakuru y'uyu munsi, reka mbahe ikaze mu kiganiro mu makuru y'uyu munsi kuwa gatanu, weekend bayatangiye. Amakuru y'uyu munsi tariki 21 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026. Karibu sana. Ndababwira ni tujye tugira umutima, abantu bafite imitima mibi iriho zamukusha, ni akazi kanyu. Ariko niwumva mu mutima wawe nta muntu wishinja ko wagambaniye, nta muntu wishinja ko wahemukiye, nta muntu wishinja ko wamwimye icyo kurya ugifite, nta muntu wishinja ko wanze kumucumbikira ufite icumbi, Imana iguhe umugisha. Rero mu makuru y'uyu munsi tugiye kuganira kuri General Gakwerere Ezekiel. Gakwerere muribuka, ngira ngo hari mu kwezi umwaka ushize nibwo afashwe n'inyeshyamba za M23 cyangwa M23, bamushyikiriza u Rwanda. Ariko umuntu yanyungura yarambwira ati, ni gute umuntu wishe umwamikazi Gicanda Rozari agiye kumara imyaka 2, kuko umwaka wararenze, ataraburanishwa? Hari n'iki kibiri inyuma? Arongera arambwira ati, rega buriya Bill Clinton muzi ko aherutse nawe mu Rwanda. Ati buriya Bill Clinton ni umwe mu baherwe bakomeye ku isi, ariko afite uruhare runini mu Rwanda. Nimvuga ngo afite uruhare runini mu Rwanda, wumve ko hari ibintu byinshi kandi bikomeye. Ariko mu cyo yambwiye kimwe, yambwiye ati buriya na General Rwarakabije kugira ngo yemere, muzi intambara y'abacengezi, muzi ko intambara y'abacengezi ukuntu yari ikomeye. Niyo ya yindi ngo Kayumba Nyamwasa yavuze ngo ntabwo ari iyo ngiyo. Ariko niyo ngira ngo ibingira yavuze ngo oya, ntabwo ari iyo ngiyo, ntabwo ari iyo, kuko indi yo yari yayindi muri 90. Ariko Kayumba yasobanuye, nari mbyitiranyije ko yabisobanuye, asobanura ukuntu ari we bavuga ngo ntacyo yamaze, kandi ngo nta nubwo ngo umujenerali utayoborana babyise batari, ngo abasobanura ati umuntu udafite icyo utayobora iba ari brigade, iba ari sinzi icyo, ntabwo nibuke terime bakoresheje. Ati nijye warwanye intambara y'abacengezi, nijye wayorganizinze, ndayipanga, dutsinda abacengezi. Abacengezi bari bayobowe nandi na Rwarakabije uyu munsi ari mu Rwanda yimereye neza. Ariko ngo icyari kibiri inyuma, umuntu yambwiye ati Bill Clinton yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Kandi Bill Clinton hari ibindi bintu byinshi afashije u Rwanda. Ntekereza ko kiriya gihugu cy'u Rwanda, mwebwe muzi gusesengura no gushishoza,
kizaba igihugu cy'amateka ku isi, ariko byose ukuboko kwa Bill Clinton kurimo, ko yambwiye. Ariko inkuru nyamukuru y'uyu munsi, hari umwamikazi Gicanda uwamwishe Gakwerere, Jenerali Gakwerere yarafashwe ari mu Rwanda. Kuki ataburanishwa? Abanyarwanda kuki duceceka? Hari ibintu tuba dukwiriye kubaza. Erega hari ibintu amategeko yemerera abantu kubaza no complaininga ni uburenganzira bw'umuntu. Uwo muntu w'umwicanyi ruharwa wahishe umwamikazi Gicanda kuki ataraburanishwa? Nahoze ndeba mu binyamakuru, hari ikinyamakuru mu minsi ishize cyo mu Rwanda kigeze kwandika ngo hari umukoloneli yitwa Charles Sumaya, ngo yavuze ko akiri mu nzego z'umutekano hari amakuru agitangamo. Hari mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, ariko uyu munsi tugiye mu kwezi kwa 9, kwa 8 kurimo kurarangira. Ese ni ukubera iki buriya? Mwebwe mubona ari ukubera iki? Abandi ko bafatwa bakaburanishwa, uriya we yakabaye ashyirwa, twakabaye inahangaha iyo umuntu yakoze icyaha gikomeye, abaturage hari igihe bamwihanira. Ariko ubu ngubu polisi ihita ihagera bataragira icyo bakora bagatabara, kuko hari nk'umugabo wagiye ku ishuri ry'incuke yica abana 4 abakasa amajosi, yari arimo akomeza akatakata amajosi. Ngo bamukatiye igihano cy'urupfu, ariko abaturage barasaba kugira ngo bamwikorereho. Natwe rero uriya bakamuduhaye ko Rozari Gicanda umwamikazi yibukwa ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4, nibwo yishwe mu kwezi kwa 4 muri 1994. Niyo tariki rero bamwibukiraho. Uyu rero, uyu Gakwerere, ariko n'iryo zina abitwa ba Gakwerere cyo kora mu mbabarire. Ari ngiye kuvuga ijambo ribi, kuko Gakwerere uwo nguwo amateka ye n'ibyo yakoze ibikorobero bikomeye cyane. Umwamikazi, iyo urebye n'ifoto ye uhita wumva agahinda kakwishe. Ariko ni ikihe kibazo kiri inyuma yo kutamuburanisha ngo akatirwe? Hari debate minsi yashize, abantu bo hanze murabizi baba bari ku mashusho media cyane, kuko bavuga ko yafatiwe i Goma, kandi koko niho yafatiwe, ariko ngo yari yararwaye, yarivuzaga, ntabwo yari ku rugamba, ngo yari yararwaye. Hanyuma umuntu wari waramucumbikiye niwe wamugambaniye, niko abo bantu bo hanze niko bavuga. Ariko uwo muntu nibwo yaba yaramugambaniye, yagize neza ko umuntu umwicanyi wese ku isi yose aba akwiriye kugira ate kubibazwa. Kandi amaraso y'umuntu ntabwo ari ikintu. Mwebwe mwisha abantu ntimugire ngo byararangiye, ntabwo byarangiye. Amaraso y'abantu ni mabi, aragukurikira mpaka. N'ubu koko ngiye mbashaka ngo nicarane nawe gutya mu mubazi, ni buriya wamwicaga umwicira iki? Buriya ko wamwishe byakumariye iki? Ese buriya wowe ko bagufashe bagiye kukwica wababara? Niba wababara se kuki wowe wica abandi? Kuko buri muntu wese iyo bamukatiye gufungwa burundu, nitaba burundu n'imyaka 10 cyangwa n'imyaka 5, urahangayika bikomeye cyane. Uwo bakatiye burundu se, burundu bigenda gute? Cyangwa uwo bakatiye igihano cy'urupfu, muribuka bakarasira kuntu bandi barashe ku mugaragaro, Karamira. Muribuka bari bagize ubwoba nabo. Ikintu cyitwa urupfu ni ikintu kibi cyane, ariko wowe ukica mugenzi wawe, hanyuma wowe ukumva ko kuki uba ushaka kwica abandi, wowe byakugeraho ugahangayika.
jewe ntakwizana nkavuga ni munyice nanjye nabishe, ariko urabishe kandi tugiye kwihisha. Urihisha iki se? Kuki wihisha? So turasaba rero ngo bamuzane mu rukiko aburanishwe, akatirwe nk'abandi bicanyi bose. Ngo bateye urugo rwe bararutera, uyu nguyu niwe wabirangije. Hari undi wari uyoboye bari ngo ari kapiteni nde, ariko uyu nguyu niwe warangije gahunda. Kiba gishaka ngo babanze bamutuzanire nk'abanyamakuru tumuhate ibibazo. Ariko icyo dusaba, hashobora kuba hari ikibazo nyine abantu tutaramenya, ariko kuki ataburanishwa? Hano niho hari ikibazo. Kuki ataburanishwa? Abantu mwakoze ibyaha byo kwica abantu muri jenoside, abantu mwakoze jenoside, amaraso y'abantu azabakurikira mpaka. Ariko icyaha ni gatozi, uwakoze jenoside wese. Hari abo nabonye babo bavuga abana babo ngo babyeyi babo bari muri gereza. Ibyo bintu mujye mubireka. Icyaha ni gatozi, mujye mureka ibyo bintu. Umwana ntago yari umwana nyine, of course. Kandi iyo yaba atari umwana, niba uri mukuru umubyeyi wawe akabikora, ntabwo ufite uburenganzira bwo kumubuza. Yes, wamubwira, ariko ntabwo wajya kumuhagarika imbere ngo oya ngo ntukore ibi ngibi. So rero abantu mujya mubyitwaza ibyo nyine. Numva abantu babivuga ngo uriya ngo ise ngo ni umujenosideri arafunze, ngo uriya ngo nyina ni umujenosideri arafunze, ngo nubwo ari muri leta akora, ariko ngo ababyeyi be barafunze. Icyaha ni gatozi. Njye nuko nguko mba, niyo myumvire yanjye. Kadutegereze turebe ibya General Gakwerere wafatiwe muri FDLR. FDLR murabizi ko ari inyeshyamba ziba muri Congo zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Baba bashaka guhora barwana ngo bagaruke bafate igihugu. Ngo mujya mwumva General Kabarebe bavuga ati abo yavuganye nabo ngo tuzagaruka mu Rwanda ariko nta mututsi n'umwe ugihari. Tekereza iyo myumvire. Ese umututsi yagukoze iki? Ese umututsi si umuntu nkawe? Ese wowe kuki ushaka kumwica, we agutanze akakwica? Abantu bagifite iyo myumvire ishaje bakwiye kuyireka. Sinzi niba hari abantu bazajya, hakwiriye kubaho bagenzi babo babazi, bakajyayo bakabigisha bati iyo myumvire irashaje, muyireke, muyoboke isi, iterambere aho rigeze, tekinoloji iki, iyo myumvire yarashaje. Ntabwo wakwica umuntu ngo nuko Imana yamuremye kandi nawe utariremye. You get? So rero wenda hashobora kuba hari abantu bafite amakuru yandi arenze kuri ayo ngayo, bashaka kuduha amakuru bakatubwira impamvu Gakwerere ataburanishwa. Ese ni muzima? Yararwaye? ngo bamufashe arwaye? Yarapfuye? Niba ari muzima kuki ataburanishwa? Niba arwaye nabwo tubimenye, niba afite ikibazo tukimenye. Ibyo ngibyo ntabwo ndi buvuge byinshi cyane kuri Gakwerere umwicanyi yo gatsindwa. Narakibonye bagifata bakizana mu Rwanda, M23 yagifashe kwica umwamikazi Gicanda. Warahemutse sha, ubu wamwiciraga iki koko? Yaragutwaye iki? Anyway, ni ibyo ngibyo. Reka mbashimire cyane, mbifuriza umugoroba mwiza, mukomeze mumererwe neza muri uyu mugoroba. Ejo ni kuwa gatandatu hano Uganda. Twatangiye umuganda rusange igihugu cyose guhera mu gitondo kugeza saa 4.
nta n'inyoni bitamba ntacyo, abantu baba bakora umuganda. Ubwo rero ejo muzagira umuganda mwiza bari hano i Bugande, ntekereza no mu Rwanda ari uko, no mu Rwanda. Imana ikomeze ibandindire, na hejo amakuru nagahoraho, amakuru nagahoraho. Icyambere ni amakuru, wa mugani hari akantu bajyaga banyuza kuri radiyo Rwanda ngo icyambere ni amakuru, icyambere ni amakuru kabisa. Ya numva ari ibyo ngibyo, nagira ngo rero mbashimire, sinibagirwe kubasaba gukora subscribe. Mwarahagaze pe, mwarahagaze. Harabura iki koko? Mwamaye 10 zonyine muri iki kiganiro, subscribe 10 zonyine ndazibasabye muzimereze. Ubundi rero Imana ibarinde. Sawa rero, bye bye.